ifunguro rya buri munsi ritunga wowe imbere maze ukabasha kubaho kandi uriho. Ndakuramukije nshuti mukunzi wo kubaho Table Talk kandi nguhaye ikaze, ni karibu ku meza yo kubaho. Ifunguro tugiye gusangirira hamwe uyu munsi wa none ni inseko. Inseko ni nziza, itanga ubwiza bwo mu maso. Twese turabizi iyo tubonye umuntu ari guseka tuba tubona ari mwiza, ukumva uramwishimiye. Inseko rero burya iranandura. Ushobora kubona umuntu utishimye ubabaye ariko wamusekera ukamutera akanyamuneza. Inseko, guseka biruhura ubwonko, guseka bikiza stress. Inseko ni makiyaje nziza, ni make-up nziza umugore cyangwa umukobwa bakagombye guhorana ku maso. Guseka kandi byongera iminsi yo kubaho. Guseka bituma tugira umusaruro, dukora ibintu byose twishimye, bikagaragara yuko hari ikintu twagezeho uwo munsi. Inseko ariko ntabwo ari ukugaragaza amenyo gusa, inseko ni ya yindi iva ku mutima igasesekara hehe ku munwa. Guseka bigabanya ibibazo. Iyo uri mu bibazo ugaseka ukarangwa n'inseko iteka, ntube byacitse, bituma bikugiraho ingaruka ntoya kurusha cyagihe wari kubifungana isura. Tujye duseka ibihe byose, tujye duseka no mu bibazo. Nuhura n'umuntu akakwereka ko atakwishimiye, akakwereka ko atagukunze, aho kugira ngo ucire hasi cyangwa ushake guhangana nawe, uzamusekere. Nkwifurije inseko iteka ku maso ntikajya ibura, kuko ubuzima iteka buba buryoshye iyo ubusekera. Hanyuma nakagaruka, ngiye twabanye ni Pascaline. Ntukajye ucikwa igihe cyose wegereye ameza, ha mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ugiye gutunga uyu mubiri. Ugiye buka ko nawe w'imbere akeneye kugaburirwa, maze unyarukire kuri ano meza. Nkwifurije amahoro, urukundo, umunezero, ubupfura, ujye uhora uri inyangamugayo maze ugubwe neza.